Ese umuntu umwe ashobora guhindura uko isi yose ibaho, uko abantu batekereza n'uko iterambere rikorwa? Nibyo birashoboka. Uyu mugabo izina rye bamwita Albert Einstein, umugabo wavugaga make ariko ibikorwa bye bikivugira. Uyu niwe wakoze formula yamenyekanye ku isi yose, ivuga yuko energy ingana na mass times celerity power 2, cyangwa se imbaraga zingana n'uburemere ukubye umuvuduko mu rumuri inshuro ebyiri. Ariko se uno mugabo ni muntu ki mu by'ukuri? Einstein yavutse tariki ya 14 Werurwe w'igihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi n'icyenda mu mujyi wa Ulm mu Budage. Uyu mugabo mu bwana bwe yari umwana ucecetse cyane. Bamwe banakekaga ko yaba afite ubumuga bwo kuvuga, ariko yari afite impano idasanzwe. Yakundaga kubaza impamvu ibintu bikora uko bikora. Einstein yaragize ati, kubona kampasi ya mbere byatumye ntangira kwibaza ku mbaraga zidasanzwe zibaho ariko ntuzibone. Aya niyo magambo Einstein yivugiye ubwe. Albert Einstein yari umuhanga mu masomo yose. Bamwe bemeza ko atigeze atsinda neza ururimi rw'Ikidage, ariko imibare n'ubugenge byari ibye. Einstein yize muri Polytechnic School ya Zurich mu Busuwisi. Arangije amashuri yaje kubura akazi k'ubushakashatsi, ahitamo gukora mu kigo cy'ubushakashatsi bw'ibikoresho, aricyo twita patent office. Mu 1905 ubwo yari akiri umukozi usanzwe, Einstein yakoze ibintu bine byahinduye ubumenyi ku isi. Ikintu cya mbere Einstein yakoze cyahinduye ubumenyi ku isi, yerekanye ko urumuri rugizwe n'uduce duto aritwo dukunze kwita photons mu rurimi rw'Icyongereza. Ibi byaje kumuhesha igihembo cya Nobel. Ikintu cya kabiri Einstein yakoze cyahinduye ubumenyi bw'isi, yerekanye uburyo ibintu bigenda mu kirere bigira ingufu, aribyo dusanzwe twita Brownian motion. Icya gatatu Einstein yatangaje teori ya special relativity, ko igihe n'umwanya bihinduka bitewe n'umuvuduko. Icya kane kandi ibintu byose bifite ingufu bingana na energy equal mass times celerity power 2. Bino bintu uko ari bine Einstein yakoze byahinduye ubumenyi bw'isi. Albert Einstein yakomeje ubushakashatsi bwe kugeza ashyize ahagaragara theory of general relativity mu 1915, aho yerekanaga ko uburemere butari imbaraga gusa, ahubwo ari ukugoramika kw'igihe n'umwanya bitewe n'umubiri munini. Mu 1915 ubwo habaga eclipse cyangwa se ubwira kabiri, izuba ryijimye, inyenyeri zagaragaye zigaragaza ko imirasire yazo yagoramye. Ibyo byemeje ko Einstein yavugaga ukuri koko. Mu 1933 Hitler yafashe ubutegetsi mu Budage. Einstein yaje guhunga kubera inkomoko ye y'Abayahudi. Einstein icyo gihe yerekeje muri Amerika, aho yigishije muri Princeton University. Nubwo yatanze ibitekerezo byafashije mu ishingwa rya bombe cyangwa igisasu cya atome nucleaire, Einstein yayamaganye cyane nyuma yo gutanga izo formula zatumye hakorwa igisasu. Mu magambo ye make yagize ati, ndi umuntu w'amahoro, sinigeze nifuza ko ubumenyi bwanjye bwakora igisasu kirimbuzi. Nyuma y'igihe gitoya Einstein yaje gupfa ku itariki ya 18 Mata 1955. Yapfuye afite imyaka 76. Yasize isi yarahindutse ikoresha teori ze mu bikoresho bya none nka GPS, satellites, computer simulations n'ubumenyi bw'ikirere. Yari umuntu wicisha bugufi ariko utekereza kure kurusha abandi. Einstein yakundaga kuvuga amagambo magufi ariko akubiyemo ubumenyi bwinshi ndetse n'ubushishozi. Aho mu rurimi rw'Icyongereza yagiraga ati, imagination is not more important than knowledge. Agira ati, ibyo umuntu atekereza ntabwo ari ingenzi cyane kurusha ubwenge, cyangwa se ashaka kuvuga ati, ibyo umuntu atekereza ni ingenzi cyane kurusha ubwenge afite cyangwa ubumenyi afite. Akongera akagira ati, the important thing is not to stop questioning. Agira ati, kurekeraho kubaza ntago ari ingenzi.
Albert Einstein yagaragaje ko ubwenge atari ukumenya ibintu byinshi, ahubwo ari ukubaza ibibazo bikomeye no gushaka ibisubizo byagutse. Ubuzima bwe butwigisha ko umuntu umwe ufite igitekerezo kimwe gishya ku ino si ya rurema ashobora guhindura isi yose. Albert Einstein yapfuye azize kubyimba kw'imitsi yo ku nda. Gusa mbere y'uko apfa yari yajyanywe kwa muganga, ariko yari yanze kubagwa. Yaragize ati, ndashaka gupfa igihe nkeneye. Ntabwo nshaka ko bongera kubaka ubuzima bwanjye mu buryo butari ubwa kamere. Nakoze ibyo nshoboye, ubu reka mpfe, nipfire mu mahoro. Gusa ikintu kidasanzwe nyuma yo gupfa, nyuma y'urupfu rwe, muganga wamuvuraga yakuye ubwonko bwa Einstein atabiherewe uburenganzira, abukura mu mutwe we ashaka kumubwigaho. Ubwonko bwe bwarazirikanywe igihe kirekire mu bushakashatsi, bashaka kumenya niba hari ibidasanzwe ku bwonko bw'umuhanga nk'uwo, ariko kugeza ubu nta gihamya gikomeye cyabonetse. Kugeza na n'ubu ubwonko bwa Albert Einstein bwoherejwe mu bihugu birenga 200 ku bashakashatsi bagiye batandukanye kugira ngo barebe nimba hari ukuntu ubwonko bwa Albert Einstein bwashyirwa mu bandi bantu nabo bakagira ubwenge nk'ubwe bagatekereza nkawe, ariko kugeza na n'ubu byaranze. Nta gisubizo byari byatanga kuva Albert yapfa mu 1955. Nkubwira ngo noneho umusozo w'inkuru nari nabateguriye, nge twabanye mw'ino nkuru ntitwaronje. Niba wumva iyi nkuru yagushishikaje cyangwa se wayikunze, ntugende udakanze like ndetse usangize no kuri bagenzi bawe. Siga igitekerezo hasi muri comment cy'ikintu wifuza yuko twaza gukorera ku gutaha. Nkubwira ngo iga neza, nimba uri umunyeshuri hitamo neza mu byo wiga, ni wowe Einstein w'ejo. Amahoro y'Imana abane namwe.